umwanzi wawe Imana igiye kumusogongeza ku muruho yaguteye, azabona ko Imana usenga atari baya. Imana igusogongereza umwanzi wawe umuruho, nawe ajye mu kibuga yumve kuntu biryana. Umwanzi wawe azabona Imana wasenze ko atari baya. Imana igiye kugukorera igitangaza kizasakuriza abanzi bawe, kizasakuriza abakuvuga nabi, kizasakuriza abakugwanya. Haleluya! Iyicarire mu izina rya Yesu. Tuvuye umugoroba tugiye kuvuga Imana. Tenobeleze. Umva, Imana igiye gukora igitangaza. Ingereri bazazumva abanzi bawe mu matwi yabo. Abanzi bawe bagiye kubona ko Imana wasenze itabesha. Mumufate. Abanzi bawe bagiye kubona Imana usenga kwitabesha. Imana dusenga irakora, ishobora byo. Umva kuntu Dawidi yavuze. Yaravuze ngo kuva nakora uyu murimo, dore ngeze mu zabukuru, sindabona umuntu wakoreye Imana urubyaro rwe rusabiriza cyangwa ngo yandagare. Haleluya! Bibiliya yavuze ngo Isaka afungurira ijya mbere bagira gute? Baritonganiraho. N'ijya kabiri bagira gute? Baritonganiraho. Ngo ariko ijya gatatu, umva rero, waragerageje ubwa mbere biranga, ugerageza ubwa kabiri barabigwanya, ibya gatatu uzitambika muri byo azapfa. Imana yafashe umwanzuro wo kugutabara, uzitambika azabona Imana usenga. Ramburira Imana amaboko. Ndafashijwe. Ibya mbere barabigwanyije birakunda, bishe mariage yawe birakunda, barakuroga ubwa mbere Imana iraceceka, ubwa kabiri bariyongeza, ubwa gatatu Imana irahagurutse, bazayibona ku mugaragaro. Rematala bositebe. Ngira umuntu muri kuba ngo bagiye kubona Imana wasenze, bagiye kuyibona abanzi bawe. Abakuvuze bagiye kubona Imana wasenze, abakumwaje bagiye kubona Imana wasenze. Imana ishimwe. Bararitonganira. Haleluya! Hari igihe ukora ibintu abantu bakabigwanya. Aratwise ntazabyara, harabyaye ntazamurera, harashatse ntahazagera, hazirwa yiruka. Niba ari ikintu kiryoha, bavuze ijambo ryiza, Abisirayeli bagenda barasezeye. Niba ari ikintu kiryoha, ni igitangaza giturutse ku Mana ikakubwira ngo genda usezere umwanzi wawe. Niba ari ikintu kiryoha, mu gitondo Randi Rode no kukubwira ngo ngwino unyishure, ukamubwira ngo rega ndashaka kukubwira ko nubwo ntanze narinje kukubwira ko inzu yawe ngiye kuyiguha, nanjye ngiye kujya muya. Nijoro ndimo ndasenga, Imana yambwiye ngo umuntu wese wagusetse ube waramwanditse muri agenda, ugiye kongera umuhamagare, azareba imirimo y'Imana, azareba uburyo Imana itabara. Teleboni yasi muzare igiti hari igihe kiba gifite amababi, igihe cyagera umuyaga wahuha amababi yose akagira gute? Agashiraho. Hari kwiyimvura yongeye kugwa. Ngira uwo muntu muri ko ngo winsuzugura kubera uyu munsi ndiho nabi, ejo nzagutungura, ejo amateka yanjye azahinduka, ejo amateka yawe azahinduka. Wireba hahise hawe, imbere haracyakomeje, imbere haracyahari. Umva, abantu batunze imodokari bazi ikintu bita ijeke. Ijeke ni akantu gatoya gasuzuguritse, ariko imodoka imenya agaciro kayo. Iyi pine ryapfumutse, ijeke ijya munsi gaterura bya bibaraga byose. Mu yandi magambo, abantu bakubona nk'udafatika, bakubona nk'usuzuguritse. Igihe kigiye kugera bamenya agaciro ufite mu muryango, bamenya agaciro aho ukorera, bamenya agaciro aho ugenda. Ngira uwo muntu muri ko ngo nduwa agaciro ndakomeye. Kibazo ni kimwe, murimo murareba iki gitabo, abantu benshi
batinda bareba shapitire barangije y'ubuzima bwabo. Aha narahombye, aha narasebye, aha ngaha byaranshanze. Ngira uwo muntu muri ko ngo hari indi shapitire utarabona iri imbere yawe. Ubashije ku musozi aho utuye, abantu benshi baza amateka yawe yahahise, abandi bagusobanuza amateka. Imana yambwiye ngo igiye kugukuraho ikigeragezo cyo gusobanuzwa amateka. Uriya mukobwa uramuzi, wa wundi wabyariye iwabo, wa wundi bahora babenga, ibyo barabimubashije ubundi. Dufite abantu bagenda nimva mu mitima yabo, birirwa bashinguramo abandi. Mbona akagufata akajya kugushingura kwa runaka, akaguteranya n'abatakuzi nta n'icyo mupfa. Ngira uwo muntu muri ko ngo abanyikoreye igihe kirageze bakantura. Bakwibeshaho ntabwo bakuzi. Iyo urupfu rumenya ko Yona atera umwako, ntabwo gwari kumushira mu kanwa ke. Iyo aba bantu bakujunditse bari bakuzi, bakabaye bagucira, igihe kirageze Imana yawe bayireba. Inshuti mbi zose uyu mugoroba Imana izigukure mu buzima. Inshuti mbi zose, narivuze ngo inshuti mbi zose, abantu bose babi, umuntu utakuvuga neza, umuntu utagusengera, umuntu utagushigikira, uyu mugoroba kuvire mu buzima. Mbarizo umuntu ngo umusozi wasebeyeho urawuzi? Oya, umusozi watayeho ibaba urawuzi? Umusozi wasebeyeho uracyawibuka? Uracyawibuka neza? Ugiye kongera unyureho utangaza amakuru y'Imana, ugiye kongera unyureho ubwira bagusetse imirimo y'Imana, ugiye kongera unyureho ubwira abanzi bawe ko Imana itabara. Haleluya. Turimo turasenga, nabonye umuntu wese uri hano ku musozi ahatuye hari inteko. Baza Imana, iyi nteko ni iki? Imana irambwira ngo ubwire buri muntu wese, inteko y'abanzi bagiye kongera uterane, uyihagarare hagati, uyibwire ngo dore Imana irantabaye, dore Imana irabikoze, dore Imana impaye urubyaro, dore Imana impaye akazi, dore Imana iguye mu bukode. Ugiye kongera uhagarare. Ndatangariza umuntu wese waborosheje amenye yo kuguseka, ntabwo bizamukundira. Imana iracyakwimana. Iyakoze biriya izakora nibi, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Iyakoze biriya yego izakora nibi. Murebe mu maso nkubwire, mubwire ngo ndakubonamo igitangaza kidasanzwe, ndakubonamo igitangaza. Ni wowe tara rigiye kumurikira famiye yawe, ni wowe tara umuryango wanyu ugiye kubakiraho. Yosefu baramugwanyije, finali baramuyoboka. Abakugwanyije finali bazaza kugushaka. Dusenga abantu batabyemera, finali bakazemera Imana. Dusenga, ndashimira Imana iyi taragutabarira guhisha abantu. Imana yahishe tuyihe icyubahiro. Oh mwese Imana yarabahishe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana yaraguhishe, Imana iraguhisha. Ego gitarewe, ubu hari abantu bari hano wakubitira n'igihumbi, ariko Imana yabahisha. Imana iguhisha. Siko Imana iguhishira mu gikotori cya moviti cya 800, wasohoka mu nzu abantu bakagira ngo wisiga amavuta y'amafaransa y'ibihumbi 500. Imana ikaguteraho umubyibuho. Gira umuntu muri Kongo, Imana iguteraho inyama. Uzaba ujya kuri regime nyuma iperereza ryarapfuye. Gira umuntu muri Kongo, Imana ibiguteyeho inyama uzananuka, uzajya kuri regime nyuma byarasobanutse. Kubera ko iyo umuntu abyibushye hari iperereza y'icyo. Uratambuka bati boss arahise, watambuka waba washyizemo baze bati uparitse he, hani ufite. Narababwiye igihe cyose Imana igutabaye
kujya wambara neza bishwiragiza abazimu n'abadayimoni. Byica iperereza. Imana igutabaye usa neza. Bwira umuntu muri Kongo uyu mwaka bagiye kumbona neza. Sura yawe ntabwo bari bayizi, bujya wakwibeshagaho, wakwiteranyaga, bari bazi wowe utari uwa nyawe, bagiye kukureba wowe wa nyawe. Oh mana we, mana we, mana we. Ariko Mana icyo ngukundira Ameze nk'abantu washize ibanga ryanjye Mana ure amaso y'abantu. Ai ngo ariko Mana icyo ngukundira uko utameze nk'abantu. Wowe washizeyo ure amaso y'abantu. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa, agatorerwa cyane ngo nibahirwa kandi batungishije benshi. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa, agatorerwa cyane ngo nibahirwa kandi batungishije benshi. Ariko Mana icyo ngukundira uko utameze nk'abantu. Washize ibanga ryanjye nawe ure amaso y'abantu. Ngo ariko Mana icyo ngukundira uko utameze nk'abantu. Washize ibanga ryanjye nawe ure amaso y'abantu. Ayiwe ningerayo nzababwira ya ndirimbo nzaririmba wanyeretse kuko iminsi hari iyindi sinzi. Bibiliya yatubwiye ngo iki? Ngo Isaka afukura irindi riba agita. Imana igiye kuguha igitangaza gifite izina by the way. Afukura iriba ngo agita izina rya gatatu, agita Rehoboti, ngo bisobanura ngo Uwiteka dushize ahagutse. Power of prayer church, Imana idushize ahagutse. Imana idushize. Yego. Kibazo cyawe ni kimwe, urimo uratinda ku mateka yawe yahise, kandi amateka yawe yahahise nagukomeretse. Kimana igushakaho ni kimwe. Gira umuntu muri Kongo n'ugukizwa gusa. Gukizwa. Ongera umubwire ngo ariko Imana iragushaka. Imana iragukeneye wowe. Imana ishaka gukorana nawe ibintu bikomeye. Mu miryango bakabimenya, aho utuye bakabimenya. Icyambere yereza umutima wawe urebe ibintu Imana igiye gukora. Umutima wawe gusa. Kubera iki Imana senga sinsubizwe, kubera iki mpora mu bukonde, kubera iki binshanga. Bwira umuntu muri Kongo hereza Imana umutima urebe ngo imiryango irafunga. Kindi Imana yanga ni kimwe gusa. Umuntu usenga agakora amanyanga, umuntu usenga akazanamo ubuntu bw'ubutiko. Kariyeri yarayifite ariko wabuze umuntu wakuzamura. Wa mukobwa we uri mwiza, wahuye n'abavuga ko iwanyu batera umwaka nta mugeni wavayo. Uyu mwaka Imana iguhereza bakuvuga neza. Akazura gashoboye ahuko wahuye n'abakuvuga nabi. Uyu mwaka Imana igiye kukuzanira ukuvuga neza. Amen. Uyu ni umwaka Imana igiye kukuzanira abakuvuga neza. Icya kabiri, uyu ni umwaka mu kwezi kwa gatatu kutaragera Imana igiye guhereza direction ubuzima bwawe. Amina. Ye guhanura kandi. Hallelujah. Dabole shandi do gazevos. Ibyararaga biguhekenya uyu munsi ni finale. Izo mbaraga zagendaga mu mubiri wawe uyu munsi ni finale. Uwo mugongo urarukurya uyu munsi ni finale. Aya mahembe bakoherereza uyu munsi ari protection y'Imana.